sheri yicaye hano arimo twarwanye mu ntara ya Nsiza nani Kigali mu ntara ya Biri ya Nyanza mu ntara ya Nyanza ntara bakwita ndetse bayita Peace ninde wakuzanye n'umuntu twazanye umuntu mwazanye ni umukobwa n'umuhungu n'umukobwa twavanye iwacu n'uwo wanyu se muravukana oya twari duturanye waruje gusura umuntu usana i Kigali oya yaraje gusura arambwira ati tujyayo tuzasura n'amubwira ati tujyana none twajyana i Kigali aramba nose ababyeyi bawe bari hehe baba mfite ababyeyi mwana usomwe sikoroshe none se nimero basi y'umuntu wo mu rugo waba ufite ngo wenda ngo tumuhamagare muhamagare nta nimero y'inzu umwana kacanze sheri twamufasha sibyo njyewe ndabona namufasha mbere dore ukuntu ari kurira urabona ko ese ababaye umuntu udafite aderesi n'imwe utagira abarizwa ariko sheri namufasha nkujyana mu rugo noneho yatuza mu mutwe nkazajya kura famiye ese mwizeye ariko nanone sheri sinamuta ku muhanda nose nsiga umwana hanga ku muhanda yicaye ari kurira ngende gusa ndabana mfite umutima reka mujyane namara gutuza turabimenyera mu rugo ntaje ngaho wahaguruka tugiye haguruka sinacecekera mama icecekera umwana sawa sawa hajya wambwiye ngo witwa Peace witwa Joshua n'umwana nyine mwana dore yiri musaza yitwa Joshua Nese uwo ni umukozi unganiye cyane umugore wanjye ariko cyane warasaze ubundi cyumva nawe no kuburi kumwe mu mutwaro ntabwo wavugamo ibintu bizima gusa uhora uvugamo ibintu none si iyo mubajije ikintu ni ngombwa ngo uhite umubita n'umwana ni umukozi cyangwa umugore muzanira umugore wa cyane wowe umugore wacu ni amakuru kujya mbara mu mutwaro ufitemo ibifuti icyambere ni amakuru nese iyo umbaza akarosi ukambaza ngo uyu mwana ni uyu mwana rero Joshua ukuntu bigenze musaza wanjye uyu mwana namusanze mu nzira ari kurira urumva ndavuga ati se ambwira yuko hajya wambwira ngo witwa nde ngo yitwa Peace sizi n'ibindi atsobanuriye ndavuga ati reka mufashe muzane mu rugo none natwe ntabwo tubayeho nabi twamufasha akaba ari mu rugo uruko byumva umufata nka mushiki wawe urukunyumva dore Peace uyu ni musaza wanjye yitwa Joshua sibyo ubwo mugomba kujya mufatanya imirimo ubwo ari ukazajya ujya ukagarama mu ntebe ukamutegeka imirimo yose wenyine uruko byumva nzasange wamuvunishije ugomba kujya umufata neza nabyo kumuvunisha uruko byumva ariko nawe nibwo ndambiwe inkoni zawe ceceka se nyine njye mvuga umva mubwire ahubwo haguruka icyo gikapu ujya kumushakira ibyo kurya ugabanye n'umuntu aho ngaho byakoze ubu ngubu wavuga umunsi wose bwase haguruka icyo gikapu uramuresha gira papa mumushakira ibyo kurya se gira vuba ntabwo ubona ko umwana naniwe twingaho agenda mu nzu akwebwe mu nzu uba uruhuka nanjye ndaje gatoya sawa amakuru yanyu umeze mutera shaturaho araciye neza tutabonana hari iminsi myinshi amakuru meze neza nibwo ikizuba mbona kimaze kuba kirekire izuba nabona ryabaye byinshi abantu byasaze kenshi ariko tubigenza aba wicari ntabwo agatebe ubundi se kubona n'ubundi muri ino minsi ibintu byabaye ibindi bintu akazi noneho byayoberanye izuba risigaye rirasa saa 10 mu gitondo akazi byo gusanga rimeze gukeshinye amakuru tumeze neza gusa ko mbona umukeye nkaho mwemere nta kibazo mbona mufite yewe weshano kwihagararaho aya abakire se turabayafasha kuri no kwihagararaho none se amakuru amuhungu amakuru ni meza nari mvuze nereka cangaha rahamwe y'ingena kweka mbanze basuhuzeho ntabwo nca ku shawageze neza rega ntugace ku oya ntabwo nabikora navuze nekaze nsuhuza na Melisi mbaga mukumbuye cyane
ndavuga ni reka nce nyine ahubwo siko narimo kumubona ahagana yego hakira mabari umva makuru ngire neza buriya asanze ntajagariye neza neza mu rugo koko uriya mukobwa murakundana ntabwo rubizi ni inshuti yawe gutya turakunda hari ikibazo shaura ntangaje kabisa ni inshuti yawe none se maze mbwira akantu gato utaruzi waruzi ko yabyaye ngo waruzi yuko afite umwana yabereye nyina wabo ariko afite umwana yarabyaye oye turimo kumbwira ntabwo nkubeshye saburage afite umwana oye ntabwo ibyo byashoboka kumurambeshya pe yewe gaje ngo barambeshya umva ahubwo wowe banza ugenzure neza umenye amakuru sika abantu bimurika kumurambeshya niyo mpamvu utanantuye urumva ndimubeshya sikuri mukuru gurumva ibyo mikino kucyo ushaka kugira ngo tukine imikino so mwana bawe ahubwo uyigiyeyo niba mucumbikisha niba mushyira hehe umva nanjye ntabwo wambaza ariko icyo ngo afite umwana umenye ngo uri gukunda umukobwa wabyaye ntabwo namuteranya uriya ni muramukazi wanjye ariko umenye iki urimo cyane nawe nyine uko umeze niba yanakubeshye wowe uzamuze ariko umenye ko ibyo mubwiye ntabwo ibyo ngende mu singutumye ngo uzamubwire ko unabikubwiye urumva ariko wemenya ngo urukundana n'iki n'umugore ukuntu ngiye mwizera n'ukuntu ajya kwiza ntabwo ibyo bintu byashoboka akubwiza ukuri umutwe wanjye ntazi ukuntu bimeze rwose ariko reka ngende sawa reka nitabire aho banza nampamagaye gahunda ariyo mpamagaye wa mukazi wanjye yewe kugura nguzi muri yarahuze ngo urimo uratereta abakobwa nubwo mwarindagiye ujya mutereta abagore muzi ngo ni abakobwa ni muramuwone mpamakazi wanjye ndaje bataye Nyiriwe ego kumana yisha umwana wanjye sameza atete siko nari mukumbuye se mukoko ko ugiye kuri telefone bimeze bite ego nari kumana n'umwana wanjye numvaga mukumbuye akanya sura mukumbuye kumana iyo ntari kumwe nawe mba numva ntatuje cyane ahubwo numvaga yaza hano tukaba turi kubana hano iwanjye se hari ikibazo gihari ikibazo nzi ko bikubangamiye ariko ntabwo uri kubanza ukabitubwira kuko ntabyo watubwira ese kubikubwira nawe se ni uguteguza niba ngiye ndi hano umwana wanjye akaba ari kure agomba kuza tukaba turi kumwe hano gusa nta kibazo kirimo aha ibyo tubyihorere ariko se nkubaze ni akarange kuvuga ariko ni nko kukugira inama kubera iki ukuntu wakundanye n'umuntu ukamwishyura ufite umwana nose iyo nitangaza nawe gutanga ngo mfite umwana niba yarankunze ntundi nzamubwiza uko igihe kigera rero kumubwira ngo mfite umwana umuntu ntiyari mwabana mu rugo ntiyari mwari mwasezerana ubwo se namubwira ariko ubundi kirazira gukundana n'umuntu ntumubwire ko ufite umwana kuko hari igihe mupanga ubukwe cyangwa kubana finali yakumva ko ufite umwana utarabimubwiye bigahita birangira ugasanga ukabura anapfuye bitewe nande nawe cyane ko abahungu b'imesi harimo abadakunda umugore wabyaye ye nta rukundo baba bafite niba bashaka kuzazangumba n'iki sinzi ntabwo nabarenganya ariko njye numvaga igihe kigeze nazamubwira ko mfite umwana ahubwo umuntu nkuriye ibintu tumubwiza ukuri akamenya ngo niba agukunda agukundane n'icyo wabyaye kandi buri umugabo utazagukundira umwana nta n'umugabo uba urimo none se nyine ubundi niba afite urukundo nyarwo ntabwo umwana wanjye yamwanga ntabwo yamwanga ariko ikosa wakoze n'indi iyo nje guhanura niba ukundanye n'umuhungu ukabona ko agukunda uramubwira ati sheri mfite umwana ubimenye unkunde ariko ubizi ko afite umwana n'iryo jambo uzamubwire mutungo ntabwo yabaga nkunda niba nzabimubwire igihe n'ikigero umuntu ntabwo nagenda iwabo mba hano ngere mubwire mfite umwana hose n'itangazo ngiye gutanga igihe n'ikigera nzabimubwira kanisubirire mu byo narindimo n'icyo nagira ngo nkubwire ubibona uko nyine wari ukoze kungira inama ute se papa ari wowe bite sawa ubundi uramutse umeze nk'umuntu utameze neza
kibazo mfite. none se ibyo uri kubona muri iyo telefone uri gucatamo nibyo biri gutuma rero wagira ngo wahangayitse ukuntu Ariko nta kibazo. None se amakuru yera mushiki wawe. Mbwiye maze gitondo nabyumvishe neza. Niwe mwabivuganye cyangwa? nshaka kubwira kidasanzwe hano Yagiye kuzana umwana we hano. Wowe yarabikubwiye ko agiye ari bamenye. Mama Lisa hano ni kwande Ni wawe nanjye. nkunze ko ubizi uko ari iwanjye None ninde ugomba gufata umwanzuro hano twembi. ariko cyane cyane nde Cyane cyane ndese. Cyane cyane Mama Lisa twese tugomba gufata umwanzuro. ariko ugomba Ntabwo kumenya urugo ari urw'umuntu umwe. hano ni iwanjye nongere ngo ni iwanjye ngomba gufata umwanzuro hanyuma wowe ukabibwirwa nk'uko n'ubundi wabibwiwe ahubwo uretse n'uwo mwana umwe uvuga niyo yaba afite batanu yabazana erega hari kwa musaza we uriya ni umuvandimwe twonse ibere rimwe mbere y'uko menyana nawe uriya twari tuziranye Ariko cyakora murasekeje. Nagiye kumbona mbonaje muri uru rugo ntabizi. Naramwakiriye. None ngo ajye kuzana n'umwana. Kwandise. Wazane n'umwana. Noneho yarabikubwiye je ntiyabimbwira. Ni ukuvuga ngo yari kuzamuzana je ntabizi ari wowe yabibwiye gusa. reka nkubwire Ntabwo ari wowe gusa. mu bintu ugomba kwibagirwa ikibazo cyo mu rugo ugomba kumenya urugo n'urwanjye yewe ugomba gufata umwanzuro hano wowe ibyo bindi uzajya ubimenya ubibwiwe apana ibyo kunyumvisha ngo ibintu byose ngomba kubatekereza N'urwawe gusa cyane urwawe nanjye. none se Ku buryo ugomba gufata ibintu ukabinturaho se ntabizi. ariko ibyo ntabwo ari ibintu wakagombye no kuzinduka umbwira kwa Sawa. gutembera. Niko mbwira ukuntu ugiye kuzana umwana hano Namuzana kandi uzi induru y'umugore wawe. hasi nduru nibi. None mbara ikibazo. Umwana ndamuzana cyane kuko ntabwo umwana wanjye yarya nabi. Nanjye ndi Kigali. Umunsi wundi ikibazo kiri. None mu gihe cyose tumaranye ntabwo uramenya amahane ya Mama Lisa. Ubundi Mama Lisa ibyo ni ikivuna igihe nzabyishimiye. Wari ikintu ugomba kumenya. Uriya mwana umugore wanjye azi yuko wowe uri mushiki wawe. Uriya mwana azi yuko atari uwanjye. None ukurikiza induru nawe ukagira. None nkumbwira urabona urugo ruzagira rumeze rute? Hari igihe indirimbo zitavuga se zikarangira. Azavuga. None kumva umuntu yakora iki? Ubu ni ukuvuga ngo ugiye kunteza. Ngiye umwana wanjye ntabwo ararya nabi. Oya agomba kuza kwa se. Ariko ntabwo ebyiri ziba mu rugo rumwe. Cyo ni ikintu ugomba kumenya. Arabizi ko mfite umwana. Sibyo? Rero agomba kubona umwana wanjye akaza hagati papa wewe sibyo? Ahubwo we ntuzivemo. Ntuzivemo tuzabeho neza. Umwana wacu abeho neza nawe ubona ko umwana wawe hari ariko ubizi nawe. Ndabona mugiye kuntera ibibazo kabisa. Jiki se? Mama Lisa n'undi mugore mu rugo n'umwana. None Ugomba kubitekerezaho ukamenya ko ibyo ni ibintu bigoranye pe. Nabundi mwazicana. ntacyo ntekereza ahubwo kamuhamagara.
mbona udashaka no kuvugisha oh sheri biteze usitabwiye ko ari umuntu ukumbura birenze ngo nawe ukumbura amakuru amakuru nayo irimo kubona tu meze nabi uri kuvuga nabi se ubundi ubuse nicyo wakoze cyatuma mvuga neza nakwicaye kuva twamenyana ikintu kizima wari wavuga ukumva ukavuga ati nanjye nshimishije umushinga wanjye ntuzi ikibi naba narakoze ahubwo ni iki n'ubundi ntabwo byantangaza ubundi si ubwo igishyashya se ni iki kubera urimo urambaza kubera urabona ibintu bimeze neza ntuzi ikibazo ufite ubundi ni iki none se ntakigira ubundi kuva twamenyana n'ikihe kizima wakoze icyo ntakoze kizima se ni iki ubundi nta kintu na kimwe kizima wagize ukora ikibi ni ikiza mbese ubundi igihe tutagiye gutinda niyo mpamvu ubwiye ngo tuhure kuki utigeze umbwira ati mfite umwana nabyaye umwana ese kugira umwana wumva ari ikibazo mbese niyo kutigeze ubimbwira nyine ntabwo igihe cyo cyane ko naguterese n'umukobwa wowe rero tumaranye igihe kinini kandi kariho ntabwo ubimbwiye mu myaka tumaranye isirangana gute bituma bitabwonga ese iyi myaka ishize ngene ndi kuvuga nitujya kubana nzakubwira sheri mfite umwana numva atari ikibazo kubera kubwira umuntu ngo mfite umwana nose nitangazo rero tujya kubana se ubungubu ukeka yuko imyaka yari iciyeho utari wabimbwiye ubu rwose duhurira ntabazi yuko inshuti zanjye zizi yuko umuntu ufite nk'umukunzi ari umukobwa ntabwo bazi ko yakora ariko kubyara ntabwo ari ikibazo kirenze nagira ngo sinzi guca ku ruhande rwishahisha ngiye kagiye kubwira reka tubivemo iyo ukundana nawe ntabihazi rwose kandi ugiye siyubeshye uzabona ubundi nanjye nzabona ubundi ibyawe ntabwo burya ibyawe kuko umuntu nkawe wese ugeze aho ngaho banazajya no mu rugo ukanze nanjye ku mahano ntazi kandi ntabwo ngiye nakubeshya none ko njye narambiwe ibyawe rwose none iki nyine iki kuvuga ngo none se nyine umenye ibyawe tubireke komeza wigendere nanjye ngende ese we wagiye iyisinzira urabona ngiye ahantu ngiye mpagaze ko atari iwawe nigende kwanza uziyambo sinzi wayibwiye ngo mfite umwana noneho yapanutse yasaze ngo turangizanye kwezi wasanga itanabyara ntawamenya umuntu ntabwo yakanga umwana atari yamubona atari yagira ubuhe sinzi ingene zambaho z'iyi minsi ziba ziva ngo zigakunda abantu sawa telefone